Yesu ashimwe, reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana, kuboko kwiza kw'Imana ni kubonekera kuri wowe. Aya ni amasengesho y'iminsi 90 turimo, uyu ni umunsi wa 32. Imana y'amahoro ishimwe, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Ndashima Imana ku bwanyu mwese tubanye uru rugendo rw'iminsi 32. Ni ukuri munyereka yuko mufite ishyaka, kandi iryo shyaka ryanyu n'uwo muhate si by'ubusa ku mwami. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Ndashima Imana kubw'abantu Imana irimo irakorera ibikomeye, kubw'abantu Imana irimo irakingurira imiryango, kubw'abantu Imana irimo iracira inzira. Hari abatabyaraga barimo babyara, hari abari bafite ibibazo bigiye bitandukanye, Imana irimo iragenda ibikemura. Imana ishimwe kandi izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Hari umuntu wari umaranye ikibazo ideni, yari afite ideni rimuremereye, hahandi bendaga no kumutereza cyamunara. Yari yaragerageje byaranze, byari byaranze pe, yari amaze amezi hafi 6 ahangayitse, ariko ndashima Imana, ejo bundi Imana yaramwishyuriye. Yambwiye ati mushumba, profete muhanuzi w'Imana, Imana iguha umugisha kandi Imana y'amahoro ikugirire neza. Ndashima Imana rero, kadutangire dusenga. Data, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana yumva gusenga, ndagushima kuri Imana imara umubabaro, ndagushima kuri Imana imara agahinda. Iyo uvuze biraba ndetse iyo utegetse birakomera, nta uhwanye nawe hano mu ijuru no mu isi. Aya masaha nyemerera umuntu wese tugiye kubana muri iki kiganiro, umuntu wese tugiye kubana muri aya masengesho, unkundira umuha umugisha, unkundira umubambira amahema, umwiyereke kandi umwigaragarize. Urakoze Yesu, amen. Imana y'amahoro ishimwe. Njye ndi Prophet Emma. Kuri wewe wari unkurikiye muri iki kiganiro, ukaba ushaka ko twubakana igicaniro cy'amasengesho, tugeze ku munsi wa 32. Ariko nawe niba wumva ushaka kubaka igicaniro cy'amasengesho, umbwira uti nta kibazo, nanjye twubakana igicaniro cy'amasengesho. Ejo nari navuze ku bintu abantu bagiye bambaza, bambwira bati tubwiriye ibimenyetso bishobora kugaragara, bishobora gutuma umuntu yubaka igicaniro cy'amasengesho rimwe na rimwe. Ibi bintu ntabwo ari ibintu biri kure, ni ibintu biboneka, ni ibintu bigaragara. Niba wibonaho bino bintu, ukeneye gusengerwa Imana. Uyu munsi ndashaka kuvuga abantu bakeneye gusengerwa byihuse cyane. Hari abantu wageze mu gihugu kitari icyawe, ariko uko ubona bucya bukira Satani arahakurwanyiriza, ugerageza gukora ibintu ukabyubaka bikagera hejuru, ariko iyo bigeze hejuru birasenyuka. Kuko ngo hari umwuka ukugendaho usenya ibyawe. Uyu mwuka usenya ibyawe igihe cyose ugeze ahantu heza, dayimoni araza akabisenya. Eho rero biba bisaba gusenga, bigasaba kubana n'Imana. Hari ahantu ugera ukibaza ati ariko se ubundi ngenzira iki, ni iki nzira? Ariko hari umwuka w'abadayimoni ushinzwe kunaniza abantu b'Imana, kugira ngo ikintu ukora nticyemere rwose, ikintu ugiyemo ntigikunde, ikintu ugiyemo ntigitere imbere, ikintu ugiyemo mbega ukabona ntikiraninga, ukabona ntikigenda, ukabona ntaho kigera, ukabona ibintu birapfa, ukabona ibintu biranga. Ariko ndagira ngo nkubwire, hamwe no gusenga Imana, Imana ijya ikora ibikomeye, Imana ijya yiyerekana, Imana ijya yigaragaza, kandi Imana ijya ica inzira aho zitari. Ndashaka gusengana n'umuntu rero iteka wubaka ibintu, ariko iyo bigeze hejuru birongera bigasenyuka, ukongera ugatangira. Uwo ni umudayimoni wa Munaniza. Ufite ikintu cy'umudayimoni wa Munaniza, unaniza ubuzima bwawe. Iteka amahirwe urayabona. Uyu mudayimoni uburyo akoze, uyu mudayimoni atuma ubasha kubona amahirwe, akazi ukakabona, ariko ntatuma amafaranga ukuramo hari ikintu akumarira. Akazi ukakabona, ariko buri uko ugiye mu kazi urarwara. Buri uko wagiye mu kazi urarwara. Uyu mudayimoni akaguteza kurwara, ugasanga igihe abandi bari gukora we warwaye, kandi igihe akaguteza kunanirwa, ugasanga abandi bariga ibintu bakabifata ariko we ntubifate. Akaguteza ikintu cyitwa kwibagirwa,
ugasanga araguteza impanuka za hato na hato mu kazi, ugasanga uyu ni umudayimoni bita Munaniza. Uyu mudayimoni witwa Munaniza akenshi uzasanga uzajya gucuruza, urangure nk'abandi, urangure byiza, ariko akunaniza abakiriya babure neza neza, byange uhombe kandi waranguye. Abandi bacuruze, wowe ibyawe byange, kandi bagacuruza batakurusha ibyiza. Uyu mudayimoni akakunaniza. Ugasanga uyu mudayimoni akunanirije mu mashuri, wagiye kujya mu ishuri, uyu mudayimoni arakunaniza. Iyo ugeze mu ishuri aguteza ibitotsi, iyo ugeze mu ishuri aguteza umutwe, iyo ugiye kuryama ibyo wize urabyibagirwa. Mbega hari umudayimoni wa Munaniza uba ku buzima bwawe. Uyu mudayimoni arakunaniza mu buzima bwawe bwa buri munsi, arakunaniza. Hari umwuka ukunaniza. Ugasanga aba badayimoni akenshi bakunda gukora mu buryo azagatwara inyenyeri z'abantu. Ugasanga niba ufite inyenyeri yo gufata, bakaza bakaguteza amaso. Hari abantu barwara amaso atari ibintu bisanzwe, wowe ukaba uzi ko ari ibintu bisanzwe, ariko dayimoni akaguteza ikintu cyitwa kurwara amaso. Akenshi buriya abantu barwara amaso, dayimoni aba yarabatwaye ikintu bita inyenyeri yabo, akagutwara inyenyeri yo kubona. Abantu barwara amaso buriya ni abahanga cyane. So gusanga niyo yaba ari impumyi, ariko ugasanga ni umuhanga, kuko azi gufata inzira yanyuzemo akayimenya, akayigendamo, akamenya gushaka nimero ya telefone. Ni ikikwereka ko aba yari umuhanga. Dayimoni aba yaramwibye inyenyeri yo kubona, kuko aba yari umuhanga, aba yari umuhanga. Rero uyu mwuka wa Munaniza akenshi ukunda, dayimoni yitwa Munaniza ikunda no kunaniza abantu mu masengesho. Ugasanga wari ufite ahantu usengera, warahabohokeye, warahakiriye, wahaboneye umugisha, cyangwa se ukabona umuntu musengana, dayimoni akaza akamugukuraho akakunaniza, akamugukuraho kubw'ibyo mutumvikanyeho, akamugukuraho kubw'ibyo mutahuje. Dayimoni mbega iyo ibona agiye kubohokera ahantu, araza akakunaniza kugira ngo utahaguma. Uyu mudayimoni akunda no kunaniza abantu mu bundi buryo. Ugasanga wateguye amasengesho, ariko umudayimoni wa Munaniza akayakunaniza. Avuga ngo ejo nzasenga, dayimoni akaguteza kubyuka warwaye diyare, akaguteza kubyuka umutwe ukurya, akaguteza kubyuka inzara ikurya, ukagira inzara imwe utigeze kugira, akaguteza gahunda utararanye. Wo ni umudayimoni bita Munaniza. Ni Munaniza, akunaniza mu buryo bwose, akunaniza mu nzira zawe zose, akunaniza. Hari n'abakobwa babuze abagabo kubera umudayimoni wa Munaniza. Ugakundana n'umusore, ejo mugakundana, ejo hakaza ikintu kigaguturukaho, wowe kumva ntumushaka, ntabwo uri proud ye, ntabwo ajyanye n'uwo ushaka, inshuti zawe zamukwangishije. Mbega ni umudayimoni wa Munaniza, kuko umudayimoni wa Munaniza iteka akunda kuzana ibintu utamenya ahantu biturutse. Wajya kwikorera umushinga, akazana inshuti zawe zikaza zikakunaniza, akubwira ngo ntuzabishobora, akubwira ngo ntaho uzagera, akakubwira ngo ntibizemera, akakubwira ngo ntibizakunda. Mbega uyu mudayimoni wa Munaniza azana abantu baguca intege, bakaguca intege pe. Ukereka inshuti zawe fiance wawe, batiye baba data we, uriya se muzabana mute, buriya suriya muzajya muryama mute, buriya suriya muzaryamana, buriya suriya bizaca muzihe nzira. Mbega mugahora mu buzima bwo kunanizwa, ugahora unanizwa. Uyu mudayimoni ahora kunaniza, ahora gusubiza inyuma. Kandi ikindi ugahora n'abantu batagukomeza mu buzima, baguca intege kugira ngo ntushoboye, akubwira ngo nturi mwiza, wakwisiga ka make-up, bati ibyo bintu ntabwo uzabivamo, bati ibyo ngibyo ntibikubereye. Bagahora bakubwira uburyo usa n'ingagi, bagahora bakubwira uburyo uciriritse, bagahora bakubwira uburyo nta bwenge. Ugasanga hari dayimoni kunaniriza no mu rugo. Asanga umugabo mwarakundanye, mwagize mute, ariko dayimoni wa Munaniza akamwinjiramo, agahora kumvisha uburyo ntacyo umaze, agahora kumvisha uburyo uri umugore udashoboye, agahora kumvisha uburyo uri nta kigenda. Nawe ugahora wumva uri cipu,
mu buzima bwa buri munsi. Wo ni umudayimoni witwa Munaniza, ahora kunaniriza mu byo ujya gukora, byo ugiye kujyamo byose gahora kunaniza. Ndashaka nsengane nawe, niba wibonaho uwo mwuka, menya yuko hari imbaraga z'abadayimoni zahagurukiye kurwanya ubuzima bwawe. Ukibonaho uwo mwuka, menya ko hari imbaraga z'abadayimoni zahagurukiye kurwanya ubuzima bwawe, kandi akenshi biba byarakozwe n'abarozi bakagutangaho ibitambo. Bamara kugutambaho ibitambo, hakoherezwa umwuka wo kukugenda, kuko akenshi burya iyo ibintu bitagenda ku buzima bwawe, haba hari umwuka w'abadayimoni bohereza ukagenda ku buzima bwawe. Ugashobora kuba watega indege uyu mwuka mukagendana, ugashobora kuba wajya gusaba akazi uyu mwuka mukagendana. Ibintu byose ubamo uyu mwuka uragukurikira kandi uyu mwuka uraguherekeza. Ugasanga ibintu byose urabikora ariko ntibikunda. Ukeneye gusenga Imana. N'aka kanya ushobora kuba unyumva muri iki kiganiro, ariko ukumva hari umwuka ukubwira ngo biriya se ngo byihorere ngo igihe wahereye. Uwo nawo ni umudayimoni wa Munaniza. Umudayimoni wa Munaniza ashobora kukuzanira abakozi b'Imana musengana, bakaba baragukomerekeje, bakaba barakunanije, noneho dayimoni akakumvisha yuko ibyo gusenga ukwiriye kubireka, akakunaniza kugira ngo azakunda kwica. Shaka kuvuga ngo tugeze ku munsi wa 32 wo kubaka igicaniro cy'amasengesho, kubera ko uyu mudayimoni nta kindi kirukana abadayimoni, ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Bigishwa ba Yesu ngo umunsi umwe bigeze bajya kwirukana abadayimoni mu murwa, ngo bagira gutya birukana abadayimoni, ngo barabirukana baragenda, barirukana, ngo ariko ngo bukeye barongera basubirayo, ngo bagera ku muntu wari utewe na dayimoni, ngo bagerageje gukandiraho birukanye, dayimoni arabasuzugura biranga. Batashye Petero abaza Yesu, baramubaza batari ko se mwigisha, ko ejo twirukanye abadayimoni ivumbi rigatumuka, tukabirukana bakagenda, ariko uyu munsi ko hari uwo twahuye nawe akadukanurira tukavuga mu izina rya Yesu, ariko biranga. Byagenze bite? Byapfiriye he? Yesu arababwira ngo bene uwo mudayimoni ntiyirukanwa n'ikindi uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Rero hari dayimoni zirukanwa n'amasengesho, zikirukanwa no kwiyiriza ubusa, kandi zikirukanwa no gukiranuka. Imana y'amahoro itugirire neza. Zikirukanwa no gukiranuka. Rero uyu mudayimoni wa Munaniza aboshya abantu benshi, kuko usanga ujya mu bintu ariko bikanga, ukajya mu bintu ariko ntibikunde, ukajya mu bintu ariko ntibitera imbere, ukajya mu bintu ariko ntibiraninge, ukajya mu bintu ariko ntibitanga umusaruro, ukagerageza gukundana n'umuntu ugaheruka mukundana ariko bikanga. Hari n'abantu baheze mu rukundo, ugasanga ukundanye n'umuntu umwaka umwe, 2, 3, 5, 6, ubwo ngubwo ni uburetwa bw'abazimu. Ko ni uburetwa bw'abazimu, ni uburetwa bw'abadayimoni. Ugasanga urakundana n'umuhungu ariko ntavuga ijambo. Dukeneye gusenga Imana uwo musore akavuga ijambo ku buzima bwawe. Hari umudayimoni ukunaniza udashaka yuko wubaka. Hari umudayimoni ukunaniza udashaka ko hari icyo ugeraho. Hari umudayimoni ukunaniza udashaka yuko ugera ku mugisha wawe. Uwo nawo rero dukeneye kuwirukana uwo mudayimoni, ukagera ku mugisha wawe, ukagera ku butsinzi bwawe, ukagera ku cy'Imana yavuganye nawe, ukagera ku cy'Imana yakubwiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Hari undi mudayimoni ujya ugenda ku bantu bita Munaniza. Uyu mudayimoni bita Munaniza akunaniriza mu bintu byose. Ikikubwira ko ufite umudayimoni wa Munaniza, uzasanga uzubaka ibintu ariko ntibyuzure. Ugasanga neza urubaka, ariko inzu warayubatse imyaka irashize indi irataha. Ugasanga neza inzu yanze kuzura, kandi ntabwo wubatse inzu nini iruti y'abandi, ariko we byaranze pe. Hora ushyiraho itafari, byaranze. Ugeze aho ngaho uranabireka, uravuga uti po, reka mbireke. Dayimoni wa Munaniza agira gutyo, ukajya mu mashuri ukiga, wagera hagati minerivare kabura. Mudayimoni bwo nyine yakunanije. Ugira gutyo ugategura mariage, byagera hagati amafaranga y'inkwana kabura, akakunaniza pe, kabivamo. Dayimoni wa Munaniza agira gutyo akakureka ugakora akazi, amafaranga yawe ukayapangira, ukavuga ngo ukwezi ni gushira aya mafaranga nzayakoresha gutya, ariko ukwezi kwashira wajya kuvuga ngo aya mafaranga ndayakoresha muri ubu buryo. Munaniza agahita azana ikindi kintu gituma ya mafaranga adakora kimwe
wari warayakoreshe, wari warateganyirije. Ku mudayimoni wa Munaniza burya agendana n'umudayimoni w'inyatsi, baragendana. Burya ni abavandimwe. Buriya iyi mizimu akenshi igira ibisanira, igira isano kuko bose wayo n'umwe, ni Satani n'uwiyituma. Aba badayimoni bagenda ku buzima bw'umuntu. Ugasanga rero Munaniza arakunaniza akakujugunyira inyatsi, inyatsi nayo ikakujugunyira agahinda, nuko nguko ukagenda ukiheba ugafungirwa mu gihome cyitwa agahinda. Abantu benshi dayimoni yabafungiye muri gereza y'agahinda kubera abo badayimoni bagenda bananiza abantu, badayimoni bagenda badindiza abantu, abadayimoni bagenda batsikamira abantu. Ugasanga hari umwuka ugutsikamira ukubuza kugera ku mugisha wawe, ugasanga hari umwuka ugutsikamira ukubuza kugera ku gitangaza cyawe, hari umwuka ugutsikamira ukora ibintu ntibyuzura, urapanga uyu mwuka ugapangurura, uragerageza ugapanga imishinga ariko ntisohore. Imishinga yawe ihora mu bitekerezo, uba warayirangije ariko kuyishyira muri puratike bikanga. Uyu umudayimoni ugasanga aje mu rugo rwawe, umudayimoni wa Munaniza ugasanga arabananije neza neza. Usanga umugore n'umugabo iyo bafite Munaniza ibabuza kubaka, teka usanga bahora badahuriza ku kintu, ugasanga bahora bashwana, bahora baryana, nyuma bakaza kwibaza atari kubundi turapfa iki. Ni dayimoni wa Munaniza winjiye mu rugo rwanyu. Iteka uyu mudayimoni winjira mu rugo agendana na nyirakagenza. Uyu muzimu wa nyirakagenza agenza utuntu twose abona dushobora kugira intandaro ibi bintu byazamukiraho. Ugasanga aragenza, arareba aho ibyombo bitogeje, umugabo akabyuririraho atongana, umugore nawe ati nari ninaniriwe. Mbega ugasanga nyirakagenza aragenza utwo tuntu, yarangiza akarya urwara Munaniza, nuko byarangiza bikaza kurangira urugo rusenyutse. Imana y'amahoro itugirire neza. Ugasanga hari ibintu biba ku buzima bwawe bigenda bigukurikirana kandi bigenda byisubiramo. Ugasanga mu buzima bwawe hari ibintu ubona ukabibona bigenda byongera byisubiramo. Ukeneye gusengerwa Imana, ukeneye deliverance, ukeneye kubaka igicaniro cy'amasengesho kugira ngo wirukane uwo mwuka. Kandi kwirukana uwo mwuka ntabwo ntibisaba bipe y'amasengesho, ahubwo bisaba ko usenga byimbitse, bya bindi byimbitse, icyo bita gusenga byimbitse. Imana itugirire neza. Ukeneye gusenga byimbitse, ukajya initipu mu masengesho, ugahamagara Imana, ugasenya uyu mwuka, ko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimurwanye Satani nawe azabahunga. Rero kusanga kenshi uyu mudayimoni akunda abantu benshi bakunda kuvuga ngo ariko igihe twasengeye, ngo ariko igihe twahamagariye Imana, ngo ariko igihe twabereye muri aya masengesho we. Ugasanga umuntu uramubwira ngo Imana iragutabaye kandi si uzabikora bera ko afite Munaniza, avuga ngo ariko igihe mwabivugiye kongo bera yuko wabisuzuguye ntabwo byakora ku buzima bwawe. Ugasanga wenda nje hano ndakubwira uburyo wasenga n'uburyo wagendana n'Imana, hakubwira ngo nyandikira kuri izo nimero urimo urabona kuri screen yawe, twubake igicaniro cy'amasengesho, twirukane uwo mwuka. Hakubwira ni kandi uraba udafite ubute bwo gusenga. Imana itugirire neza. Ku muntu dusengana ni umuntu uba udafite ubute bwo gusenga, kubera yuko iyo ufite ubute bwo gusenga ntabwo bikunda. Kuko iyo tugiye gusenga, ngenda senga kugeza icyo usengera kibonetse ucyakiriye mu biganza byawe. Kandi ntukaze wumva yuko hari igihe umuntu yumva avuga cyangwa se akatubona mu rusengero turi muri deliverance service, ugasanga akavuga ngo ukuriya yabohotse reka bariko nanjye mbohoka. Oya, nta muntu utabarwa kimwe n'undi, nta nusubizwa kimwe n'undi. Buri muntu wese aba afite igisubizo cyiwe. Hari usubizwa ako kanya, hari usubizwa hashize iminsi 2, hari usubizwa hashize icyumweru, hari n'usubizwa hashize ukwezi, hari usubizwa hashize amezi, hari n'usubizwa hashize imyaka. Imana itugirire neza. Rero icyo bigusaba kwihangana kugira ngo wakire igitangaza cy'Imana. Bisaba kwihangana, bisaba guca bugufi, bisaba kurindira, ntabwo bisaba guhubagurika kwirukanka. Oya, ntabwo ari cyo bisaba. Kuyu munsi nuza ukavuga ngo nsengera Imana, warangiza ukagenda ukumva ko bibaye. Oya, ngwino dusenga Imana, twubake igicaniro cy'amasengesho. Ijambo ry'Uwiteka ryo ravuga ngo abibutse Uwiteka ntimugahweme, abibutse Uwiteka ntimugahweme. Rero birakwiriye ko twibutsa Imana igitondo n'ikigoroba, tukibutsa data, tukamwinginga akaza agakora ibikomeye. Rero ndashaka nsengane nawe. Ubayeho mu buzima abadayimoni bakwihebesha,
bayeho mu buzima abadayimoni bagutera ubwoba. Iyo uryamye mu nzozi urota ibintu bikwirukankana, ndetse iyo uryamye mu nzozi hari umwuka wo kugusubiza inyuma. Akenshi ukunda kurota wasubiye iwanyu mu cyaro. Uyu mwuka ni mubi cyane, uyu mwuka ni mubi cyane, uyu mwuka ni mubi. Ni umwuka usubiza abantu mu buretwa bavuyemo, ni umwuka usubiza abantu mu byo bahozemo, kagusubiza inyuma rwose. Waruriye indege uri i Burayi, ariko uyu munsi urarota wicaye ku itongo ry'iwanyu. Ni umwuka wa Munaniza, ni umwuka mubi cyane. Ikindi, hari umwuka w'intonganya, ugasanga mu rugo rwawe hahoramo umwuka w'intonganya, muhora mutongana, muhora muryana, ntabwo mujya mwumvikana, ntabwo mujya mwemerana, ntabwo mujya mushyira hamwe, mbega ntabwo mujya muhuriza ku kintu. Urugo rwanyu ruhora muri jugujugu, ruhora hasi hejuru. Ukeneye gusenga Imana rutari rwasenyuka, tugahamagara imbaraga z'Imana, Imana ikaza ikaba mu rugo rwanyu, Imana ikaza igakora ibikomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndagira ngo nkubwire kwizera kurarema, kandi kwizera kujya gukora ibikomeye. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka nsenga Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga. Jambo ryawe ni rizima, jambo ryawe rirabohora, jambo ryawe rirarema. Uri umwami mwiza, uri umurengezi, uri umutabazi. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Ndasenze nsengera ubwoko bwawe, abantu bawe bahindurira amateka, abantu bawe bahe kumenya, bahishurirwa imyuka barimo bakirana nayo, bahishurirwa imbaraga barimo barwana nazo. Mwami Imana, hari abantu bacitse intege, hari abantu Satani yananije, hari abantu Satani yarwanyije. Aba bantu bagirire neza, aba bantu babambira amahema, aba bantu ngera ubagarukeho, aba bantu ngera ubaha ibyiringiro, aba bantu ngera ubaremera amahirwe, aba bantu ngera ubacira inzira, aba bantu ngera ubavugeho, aba bantu, haleluya, ayizonima shando wiribirifa. Nyemerera Mwami, abingo ziri gusenyuka ngera wubake, abatakaje ibyiringiro ngera ubagarurira ibyiringiro. Mwami Imana, aba Satani yanyaze ibyabo ongera ubigarure, kuko uri Imana ishobora byose. Ndasenze ngo abari barwaye bakire, ndasenze ngo abari baboshye babohoke, ndasenga ngo abari baraguye babyuke, ndasenze ngo abari abanyabyaha bave mu byaha, bakira agakiza baguhindukirire, bakira ubwami bwawe Yesu Kristo. Urakoze Mwami w'abami. Reka ijambo ryawe rigumye rigira ububasha, kandi reka ukomeze udufashirize muri aya masengesho. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe Yesu Kristo, amen. Mani bamera umugisha. Uyu munsi wari wa 32, amasengesho yarakomeje. Mani baha umugisha mwebwe mudahwema kugira uruhare umunsi ku munsi kugira ngo aya masengesho agende neza. Imana y'amahoro bamera umugisha, Imana y'amahoro ibashyire hejuru kandi bishimire. Shalom, shalom.